ibyo nibyo bituma nirya nkanirata nkaniyemera kuba ntaramuhemukira. Ndabigendana mu mujyi iyo mfashe iyi mikoro mba numva ari ifiyeri ryanzenze. Niba hari ikintu cyiza kibaho, abamama mugira ibikomere byinshi, ukamufatana n'umukozi ugaceceka, akarara aterekana ijoro ryose ukanuma, ukamufatana n'abagore ugatuza, maze nawe akaza mu rusengero, pasiteri mwaramutse, batangira kumunuganuga ati rangira siga hano ni amajerekani angahe. Imyaka 13 maze ndi gutangira wa 14 ntabwo ndahemukira Yesu. Umva sindamuhemukira haba hagaragara n'ahatagaragara. Ibyo nibyo bituma nirya nkanirata nkaniyemera kuba ntaramuhemukira. Ndabigendana mu mujyi iyo mfashe iyi mikoro mba numva ari ifiyeri ryanzenze. Niba hari ikintu cyiza kibaho, niba hari ikintu kiryoshye kibaho kidateze kubona ikindi kigisimbura, ni ukubana na Yesu neza nta makimbirane mufitanye, ni ubuzima. Ubwo rero Yesu navuze ngo nzagukomeza, naramukomeje ndahangayika, ndamukomeza mbura abantu, ndamukomeza inzara iranyica, ndamukomeza nitwa ikigoryi, ndamukomeza bavuga ko ntuzuye ariko njye nduzuye, nujuje n'ubuziranenge. Haleluya. Ubwo rero ako kantu gatoya nkubwiye uhita umenya ibindi. Haleluya. Hanyuma turebe muri Yeremiya ibice 36 mu butumwa bwa Imana yampaye muri aya magambo, umurongo wa 27, titre ivuga ngo iteka Imana itegeka Yeremiya kwandika ikindi gitabo. Imana itegeka Yeremiya kwandika ikindi. Umwami amaze gutwika umuzingo n'amagambo Baruki yari yanditse, uko yavuga mu kanwa ka Yeremiya, ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti ongera wandike undi muzingo, uwandikamo amagambo yose yari ari mu muzingo wa mbere uwo Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda yatwitse. Reka ndekera tugiye kuganira, ndashaka tuganire ukuntu abantu batwitse umuzingo, hanyuma ndibabwire ibintu bibiri byari biri mu muzingo, kandi mbabwira ngo buri wese afite umuzingo yazingiwe. Komera rero, gutwika umuzingo, ibyari mu muzingo. Icyambere tugiye kuganira n'ijambo rivuga ngo mbere reka mubwire ibintu byari biri mu muzingo twari dufite duhuriyeho. Kubaha Imana no kuyitinya byari biri muri uwo muzingo. Ndashaka mvuga intego y'ijambo rivuga ngo gutwika umuzingo, hanyuma turebe ibintu byari biri muri uwo muzingo. Hari umuzingo twazingiwe twese nk'abakirisitu duhuriraho, ariko hakaba n'umuzingo wazingiwe buri wese ku giti cye. Ikintu cya mbere cyabaga muri uwo muzingo byari ukubaha Imana ndetse no kuyitinya. Kubaha Imana no kuyitinya byari biri muri uwo muzingo twazingiwe. Ntabwo nshaka gusobanura kuri uyu mwami, ariko ndamuvugaho gato. Aya magambo yaturutse he? Yeremiya yari umuhanuzi. Burya nimba hari abantu batajya bahitinga, batajya bakundwa, ni abantu bahanura ibikomeye. Yahoranaga byacitse mu kanwa ke, najyaga ninjira mu rusengero bakavuga ngo dore kanwa kabi araje, ariko njyewe ndi kanwa keza. Yeremiya ngo yari umuhanuzi, ngo arahanura bamubika mu mwobo, ubundi niho baba. Ngo bamushyize mu mwobo, Imana itareba uko bareba imusangayo.
mwobo niyamamara Imana. Teo uzi ko Imana igituma abantu kandi bari mu mwobo, aho waba hose Imana iragutuma uwo waba uri wese. Natwe hari igihe tuvugira mu mwobo ariko ikanga ikagutumama, kandi abari mu masaro yabo n'amayetaje yabo itarakozeho. Imana ishimwe. Mu mwobo Imana irahinjira rwose ikagutuma. Hari abantu bajyaga bavuga ngo sinkwiye kubwiriza, wenda ntabwo nzacuruza mu mabutike yabo, nta nubwo wenda nzajya no mu makampani yabo bampa akazi, ariko uyu mugabo iyo yakugabuye se hari uwagira icyo arenzeho? Kandi iyo ijya gutoranya abakozi ntabwo iteranya nyobozi y'umudugudu. Nimuyihe icyubahiro ku bw'iki. Yeremiya yari ari kumwe n'umugabo witwa Baruki. Buri wese agira ibyo ashoboye. Umuntu natanavuga mu ndimi ashobora no kurota. Umuntu atabashije no kubwiriza yasengera n'umwigisha di ntawe utagira icyo amaze. Yeremiya amagambo Uwiteka yari kumutumaho ku Bisiraheli n'Abayuda bari bari mu materaniro, ngo Uwiteka akomeza kuyamubwira ati ndashaka yuko babimenya, unyumvire Imana itagira amarangamutima. Iri gutuma Yeremiya kandi ari ku kiboko, ari ku ngoyi. Oya, Imana iri kumutuma ku Bayuda kandi arabashe. Ndashaka kubwira abakozi b'Imana bicaye muri iri teraniro ngo kuba uboshye ntabwo biyireba, gahunda nuko ugomba kwiyiranja ukayikorera. Abaririmbyi haleluya, muri abambere bagira impamvu kandi nimuzigire ni mu gihe umva mugira n'akazi. Abaririmbyi uzi ukuntu mugira akazi ariko nta mpamvu. Imana nikugabira umurimo ujye uwukora nta comment, nikugabira umurimo ntukazane impamvu. Nabaye muri korali mba visi perezida wa korali kera nkihamagarwa, noneho muri korali ntabwo njye nari nemerewe gukorera Imana, kuko najyaga kubwiriza ari uko umugabo avuye mu rugo kandi nkacunganwa nawe ataragera mu rugo, nakwibeshya akahantanga akanjidura akampa iki n'imigeri nkarara hanze, idatinya igakimbwira iti ungire naha. Ninde se habuka? Nta muntu habuka. Kandi yambwira ngo ungire naha, uhita nibuka ukuntu yantoranyije mu muryango wanjye, ikankura mu buyaya n'uburoyi, ikampa umurimo w'icyubahiro wanyicaje aho kubahwa nkaho. Kavuga inti ndagenda wenda mpfe. N'ubu niko mbayeho. Nta muntu wakitambika imbere y'umuhamagaro wanjye. Naho byaba ari ibiryo nabireka, naho byaba ari ubuzima nabureka, gukorera Imana nibyo byangejeje aho ngeze. Ujye mwiyaranja mukorera Imana, za mpamvu zanyu muzireke. Ubu nagira ngo mubwire ngo Imana imyaka umaze mu gakiza uvuga ngo urayikorera, igukubise imibare wasanga imigizi ntayo. Nuko nta mwanya. Abaririmbyi amen. Muze kuzinduka duhurira aha, ukaryama ukabyuka wayura, bakahagera saa 4 ukahagera saa 8 ngo ni ngewe uhima. Ntabwo mpimye ni ukuri. Icyo nzi nuko data yantumye akambwira ngo ujye ubabwira ko afite ibipande. Kandi mureke mbabwire, nimba ababosi banyu babakoresha bakubwira ngo ugere ku kazi wandike isaha wahagereye, ntabwo Imana ariyo itandika. Bavuga bati umucuranzi wibuke kuzaza gucuranga, cyangwa mwabasore mwe ugakora mu mifuka ukirirwa ukata muri karitsiye nkaho hari akazi uhagira, ukirirwa uzerera ubungera, bagaterana wowe ukirirwa uzerera, hanyuma ejo bundi rero wazayikubita umubare w'inkwano, yazajya ku gipande gasanga uhafite 20,000, kandi hari inkwano ya 20 baho, vuga ngo uzabwahagirana. Mama bati uyu munsi dufite igitarane turi bukora umurimo, akajya mu mibare y'ihene, kandi iyo wabonye ikiraka iyo mibare ntuyibara. Ese cyangwa muyirusha ubwenge? Simba naho ufite ishyira abana
vuga ngo wowe wabigenza gute? Narabashoreraga. Ubuse ubonye akazi k'ibihumbi 50 wababwira ngo sinabona aho mbasiga, erega muri abanyamitwe vuga ngo wahabona. Najyaga mbashorera bahita nkabicaza hano. Uzi kuzana abana mu rusengero agafilime kaba karimo, ntuza budunyuri agakataha, ntuza agakataha, undi aha ugasanga abadiyakoni. Umva mada, egera abana bawe, ariko ni mwabadiyakoni mwaje kumara iki mwiteraniro? Mwagiye mubegera, mwaje kumara iki? Egera abana bawe. Abo ntabwo baba bakiri abana bo mu rusengero, baba ari abana b'abadiyakoni. Ariko mama, ntuzongere kuzana abana mu rusengero, icyo ukora murarwaye. Ese abana bataje mu rusengero bajya maze babibirara ngo gwiki uhabazana nkirirwa nkatana nabo ndahindanda twite umwana umwe agacaha udagacaha, ariko nkabikora. Basa ngo korari y'urusenge harashorera bose uko ari 4, umwe nkamuryamisha, undi nkamuryamisha, undi nkamuryamisha, undi. Hari abakobwa naringinze nti saa 6 nidusoza mujye munteruza, umwe agaterura umwe, undi agaterura undi, maze bakabantwaza nkataha. Hakora umubare ngo ngiye kurepeta nkasiga mbaryamishije n'abakoreye byose. Umugabo akaza aho baryamye, akaza umugabo wanjye n'umwana mwiza yambereye profe mwiza, akajya aho baryamye ati ibyuke musange nyoko. Abandi muri korari nafashijwe, njye nkunda gufashwa, nafashijwe. Najya kubona nkabona turaza tugwa hasi n'ibitotsi, nakebuka nkababona. Imana ikambwira ngo uzabyibagirwa nk'uko amazi ameneka akagenda ntagaruke. Narindi kukubwira ngo gahunda ni ukwiyaranja. Ibyo ntabwo mukabishyira ku ruhande, yabizi ko ubwo buzima uzabubamo, kandi umurimo w'Imana niyo mbehe muriraho. Nikwicisha inzara ujye ubanza ubare imigizi nawe itakubari, maze nitangira kunyambika ngo ni abagabo bampaye iyi superi. Ariko se bayimpera iki? Imana ijya ibara imigizi. Imana nahaje kuwa gatandatu nzataha ejo, ngaho bariyo migizi. Ejo bundi n'inkubita imodoka ngatangira kwitwara ngo ni ikigabo cyarapi. Ubu se naje guhamba imbwa? Imana ibara imigizi. Ariyaranje ahamagara Baruki, arangiza aramubwira ngo ngwino wandike aya magambo Uwiteka yarari kumbwira, uyajyane mu materaniro y'Abayuda n'Abisiraheli, uyabasomere, wenda bagarukira Uwiteka akabakuraho umujinya. Ngo maze Baruki arandika. Baruki arandika, arangije ngo ajya mu iteraniro yaka umwanya ati Yeremiya yarantumye. Arangije ngo bamutega amatwi, arangije asoma uwo muzingo, barangije bararebana. Ariko kuki wumva ko Imana yavuga ko izakuzamura nuyubaha, yavuga ko izakumanura nutayubaha ukarakara? Ubwo bivuze batangira gukanda impanga ngo witwa Mekaya, ngo ahita anyonyomba barunyonyombyi. Aranyonyomba ngo ajya ahantu ibikomangoma byari biteraniye, nkajya mureka kunyonyomba. Abantu banyonyombesha iminwa yabo, abantu banyonyombesha amatiku n'amagambo. Baroko hari ibara ritabera imbwa, ntukanyonyomba uri umuheburayo, uzabirekera abandi. Ngo aragenda ibikomangoma byicaye, ariko muzi n'ibindi, muzi amagambo yavuze. Ese iryo teraniro ryari ryabayemo ibintu bikema, kuki atari yagiye kubivuga? Ngo muzi ibintu yahanuye, muzi ibintu bavuze. Ngo ibikomangoma birangije bibwira Yeremiya, Baruki ngo zana natwe dusomere turebe. Ngo barasoma, ariko ngo havamo abagabo ntabapfira gushira. Ngo bamaze gusomerwa ayo magambo, ibikomangoma bibwira Baruki ati umva Baruki, genda uhige Yeremiya ahari, mugende mwihishe kubw'aya magambo, kuko umwami Imana n'ibintu
disi barababurira. Umva ijambo ry'Imana ukuntu rivuga ngo hanyuma ngo baragenda ngo umwami bamushyira ngo urwandiko nawe bararumusomera bakajya barusoma akambije impanga. Niko abarokore bo muri iyi minsi bameze. Imana ifite intumwa n'abahanuzi yatumye, abahanura mu ndirimbo n'abahanura mu buhanuzi n'abahanura mu ijambo. Ubu iyo ubwiye abantu ngo Imana izabahana barakurakarira, kandi n'ubundi ni hahandi hacu. Uravuga ngo nibigeze gutya bizagenda gutya bagakambya impanga. Imana nubona iri kugusomera urwandiko rwawe ujye utega amatwi urwumve. Niba mbivuze ngo ndaje ku busambanyi, ndaje mu rugo rwawe amanyanga ukorera umugabo, ndaje mu rugo rwawe ukorera umugore, ndaje mu rugo rwawe wa mukobwa nje iwanyu, ndaje mu murimo, muzatega amatwi hanyuma mukosora ibyo ivuga, kuko Imana ntijya yandika rumwe icyo nayiboneye. Ngo maze umwanya ngo ararakara, aho kugira ngo agarukiraho ahita ruca. Bibiri ivuga iki? Ngo yari yicaye ari kota mu nzu y'ubushyuhe, mu nzu y'ubukonje niho yari ari yicaye aho ari kota, ararushwanyaguza ahita aruta mu muriro ararutwika. Bantu mutwika ibintu Imana ivuga, bantu mutwika ibyo mutumwaho, bantu mutwika ibyo mwigishwa. Mwabaye ba nyirandabizi, mwamenyereye ibintu by'Imana. Kugomera Imana ntacyo bibatwara ngo kuko ntacyo yabagize, ariko burya yaranakibagize nuko mutemera. Burasa kari agapfukamunwa kari katumazeho igihe kingana iki. Nari nzi ko umurokore uzambara agapfukamunwa atazongera kuvuga. Ujye utinya abarokore bavugira mu gapfukamunwa ni ukuri. Uzi ko nari nzi ko kari agapfukamunwa kazatuma tutongera kuba injajwa. Nari nzi ko guma mu rugo izadukosora hanyuma tukubaha Imana, ariko abaguye muri bo bateye ubwoba. Nari nzi ko kugabanya abacuruzi bakagira ibihe byo gucuruza batabuze imari bizatuma tuyigarukira. Nari nzi ko guma mu karere na guma mu murenge nibiza bizadukosora tukajya kuri gahunda, ariko twabaye ba rutiri biteye ubwoba. Imana iturengere. Umwami ngo ararutwika. Iyo warutwitse Imana irabireba. Ushobora kurutwika mpagaze aha nkabivuga ukarutwika ucecetse, irahera ikabona ko barutwitse, ngo maze Imana irabibona ko yarutwitse. Yongera guhamagara Yeremiya andika urundi. Imana izakwandikira urundi kugeza baguhambye, kuko nta kosa igira. Nubona wageze mu muriro utazima uzihangana ushye, ntako Imana izaba itarakugize. Kandi nikumanuraho igihano ntuzatera imigeri, uzihangana iguhane. Iyi Mana igira imbabazi. Ngo Imana ibonye ko yarutwitse yandika urundi, ihamagara Yeremiya iramubwira ngo Yeremiya wabonye ko barutwitse? Yeremiya ati barutwitse. Andika undi muzingo rero w'igitabo, ufata amagambo yarari mu wa mbere uyandika mu wundi, ariko niwandika mu wundi wongeremo andi magambo. Ye baba we, icyampa Imana ntiyongereho. Imana ntiyongere, kuko iko yakugize birahagije. Niko ko nta soni abarokore tugira, uko twabaye ntiduhagije, ntiguhagije. Ubu Imana yongereho nyuma ya Covid iza n'ibindi koko. None se ko mwabaga muvuga ngo nta mwanya mufite wo kuririmba, hanyuma Imana ikabaha umwanya wo kuruhuka, mukaguma mu rugo isengero zarakinzwe, mwabaririmbyi nibura mwaba mwararuhutse, ubu muri kuri gahunda. Vuga ngo byahe byo kajya ko impamvu zigikomeje. Imana yahaye ibiruhuko avuga butumwa, ibiha abashumba, ibiha abahanuzi, iravuga iti nimugende muruhuke, ninongera gukingura muzagaruke mwari mwaratagangaye. Oya, tuvugishije ukuri ko yaduhaye akaruhuko, na n'iyi saha kuyikorera biracyari kutwinginga. Imana ntizongere n'andi magambo. Hanyuma ngo
umva amagambo yongeyemo, amagambo yongeye mu muzingo w'igitabo. Hanyuma ndashaka tuganire ho gato kuri aya magambo, gutwika umuzingo. Abantu batwitse imizingo, tujya guhamagarwa hari imizingo twahawe. Burya abaririmbyi murayifite, abavugabutumwa twarayihawe, abayobozi bafite iyabo. No mu buzima bwawe umenyana na Yesu badahari, hari umuzingo yaguhawe. Aha hantu wicaye urebe itangira ryawe, urebe aho wavuye n'aho ugeze, uvuge ngo mbese ibyari byanditse mu muzingo nandikiwe ndacyabirimo. Umuzingo wawe nuko nta makuru ufite. Hari harimo umuhamagaro, burya ni hari harimo umuhamagaro gusa, hari harimo n'ibihembo. Mu muzingo Imana yari yaraguhaye hari harimo kugirirwa neza, hari harimo kurindwa ababisha, hari harimo gushyigikirwa n'Imana yakuziye. Amina. Hari hazingiyemo kuzayikorera, hanazingiyemo ukuntu izaguha sapoti, hari hazingiyemo ukuntu uzayubaha, hari hazingiyemo n'ukuntu izagutabara. Mu muzingo hari harimo kuzayikorera n'uko izaguhemba. Urangije ufata uwo muzingo, umuzingo urawujugunya. Burya wajugunya amahirwe yawe, ujugunya iterambere ryawe, wajugunya kurama, ujugunya kubaho neza. Wibwira ngo wajugunya gukiranuka, ujugunya kuyitinya, ujugunya kuyubaha, wajugunyemo n'iterambere ryawe. Iyo ubimenye wawutora. Mu bintu byari biri mu muzingo harimo kubaha Imana. Abantu ntibatubaha Imana kugera ku rwego abantu baza muri korari bakabana nk'abaturanyi kandi ari abaririmbyi, bakareba nayingwe kandi bakabasha kuzamura ikorasi. Wumva ukuntu bafite iterambere. Mureke mbabwire, nk'ubu njye mbahagaze imbere, abanyanga n'abankunda ntabwo bindeba. Mu kanya ndacaho nditahira iwacu. Muri make abantu mubana noneho vuga ngo hari ikibazo gikomeye. Imana ibaha imbaraga hagati muri mwebwe. Iyo muza kuba mufite umuzingo, buri wese afite uwe kandi yarawusomye neza, ni ukuri ntonganya n'intambara, kurebana y'ingwe no kurebana nabi ntabwo biba bibarimo. Ariko kuko bamwe mwagiye muyitwika, niyo mpamvu bamwe bamanuka abandi bakazamuka. Mwatubirimbira tugasinzira sha tukabona, kandi mwaririmbaga tukuzura umwuka, mwaririmbaga tukabohoka, mwaririmbaga mukadushyikiriza ijuru, mwaririmbaga tukibagirwa amajido baraye batujiduye, mwaririmbaga tukibagirwa inzara n'ubukene. Ariko ubu twinjira turabarakare, tugasohoka turabajama. Ntawamenya ko mwaturirimbiye. Imana yongera ibandikira urundi, ibandikira undi. Imana ishimwe ko mutapfuye. Ubu hari amahirwe, uyu munsi ugomba gutahana undi mushyashya. Ni ukuri kandi irabubandikiye. Abantu baciye imizingo. Umuntu arafata abakobwa bose bo muri korari akabasambanya, akabamara, n'abatwita akabashakira umubirizi wo kuyikuramo. Ni ukuri kandi bakaza hera. Uri nomero ya mbere Jehovadiye. Ayi wewe kandi harahiye, yarawutwitse warahiye. Twatangiriye ku ijambo rivuga ngo kubaha Imana no kuyitinya nicyo kintu cya mbere cyari mu muzingo. Umuntu yajyaga kuza aha hantu yarabanzaga kwisuzuma, yaba hari n'ukuntu yabigenjeje agatinya, kugira ngo hakandagire akareba umutambyi. Muntu w'Imana ndambikaho ibiganza, Uwiteka ndebera hera, akamusengera. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze. Umugore arara yifasha atya, akabwiza umugabo ukuri, akamubwiza ukuri avuye kurepeta,
akamubwiza ukuri avuye mu bagore, akamubwiza ukuri avuye mu buvumo, akamubwiza ukuri avuye mu bitatu, akaba arawutwitse. Yamara kuwutwika ati nakererewe muri korari. Yewe turavuga nanje natinze, yarawutwitse mugira isoni. Ariko kuwutwika naho, ariko no kwa kundi muzingo birakunda. Ntukawutwika ngo uceceke, ntukawutwika ngo uhonge, n'uwutwika ujye ujya ahera wongere wakwa Imana undi, kuko yari yizi ko n'ubundi uzawutwika. Ntukicare warawutwika, ntukagendana ibipapuro bihiye. Umugabo nawe rero, mugabo umva rero wa mugore we, nzongera kubona utwite umwana. Abagabo haleluya, cyangwa muzi ko ndi kwivugisha. Nzongera kubona ubyara undi, uzirya iwanyu. Abagabo haleluya, muri kuhatwika, muri kuyitwika. Cyangwa nubyara undi mwana uzajya iwanyu ukagira ngo uzaba witeye inda, nudashaka ko abyara ntuzamutera inda. aba yanyoye se mu cyayi cyangwa aba yiriye mu mateke. Nimba udashaka ko atwita umuterera ikiza. Umugabo agasangana hakabyara umwana ari diyakoni cyangwa afite inshingano, nyamara kumutwika ukabimenya. Mama, abamama mukomerere, muri ifura ariko mwabaye ibigwari, nimwongere mugire imbaraga, muri abagore b'intwari. Umwana akamuzana akavuga ati umva mama, muramukubivuze ukabivuga, nubivuga nzagukuramo. Kandi burya yayikuramo umuntu utera inda se cyane akawutwika ntaze kwaka undi kugira ngo ntiyayitandukanya n'umuhogo, yayijombororamo ingota. Maze bakubaza ese uyu mwana ni uwanjye? Uwo murumuna wanjye. Abamama mugira ibikomere byinshi, ukamufatana n'umukozi ugaceceka, akarara atekana ijoro ryose ukanuma, ukamufatana n'abagore ugatuza, maze nawe akaza mu rusengero, pasiteri mwaramutse, batangira kumunuganuga ati rangira isiga hano ni amajerekani angahe? Ubu butumwa nabuhawe mu gitondo, irambwira ngo babwire ngo barazitwitse, kandi ngo ifite gahunda yo kubaha izindi. Ayo makuru yo ndayafite, kugira ngo batabyuza akagura amajerekani y'amarangi, kugira ngo batabyuza kwitanga cyane agashyigikira amakorari. Ntibutse ko ababikora bose atariyo mpamvu, dore ko mugira menshi habwirwa benshi hakumva bene. Mutazagendera ku bakozi b'Imana kuko nanjye mfite ibyo nkora. Ubwo babwire bakabitwika, abantu barabitwika bicaye mu nzu y'Imana byarahiye. Uzi ukuntu abakirisitu babitwika? Abakirisitu haleluya, ukuntu bicaye abakirisitu haleluya. Uzi ukuntu babitwika? bariya bo bararenze. Uzi ko umuntu abitwika akicara ku ntebe ataguze nta soni, bavuga ngo twitange yavunitse, nayo baryo uretse rero kwita indigira amezi 12 ntatangira kubatesha umutwe. Pasiteri, nta munyamasengesho wampamagarira rwose inda yanjye yarengeje igihe. Ariko nta soni. Ese bayariye kuzi kuzabakenera, ubundi umuntu ukugirira umumaro akanayarya, hari icyo abatwaye? Sinzongera gutanga icyacu,
n'Imana yarabivuze. Imana yaravuze ngo nimuzongera gutanga icya 10 ntayo nzabaha. Reka nkubwire, ubukene mufite, ubutindi mufite, gusubira inyuma mu iterambere nta handi biva ni kuyagundira. Urayagundira se ubundi urayagira? Vuga ngo ubukene ntibwuma ahubwo burashirira. Ntayo nzabaha. Ababivuga se barayagira. Hariho kwembere bayatwakiye tuvugishije ukuri wari watanga 5. Ariko mwanyikirije abarakare haleluya. Narinzi ko abarakare bari mu Mirambo, ntabwo narinzi ko hano haba abarakare, ariko rata ntacyo. Ese iyo wanga kuyatanga ukubita umubare ayo wanywereye inzoga, ayo wanywereye inzoga ko yatanze mu kabari, ayo wahonze abagore uzayabare, ayo wajyanye mu bapfumu uzayabare. Ese kubitagira umumaro byayariye mu nzu y'Imana, gukorera Imana mu nzu y'Imana bayariye wabiki kwibyo wahaboneye birutayo watanze. Niwicara ku ntebe utaguze bijya bigutera ipfunwe, uharanire kuvuga ngo nivunika nzagura indi. Kandi nuba ni wowe hari udutebe tugaragara, ujye ugira ishyaka ryo kwirukana ibi biti ni nayo yayo. Yego, hanyuma Imana izaza neza ntebe rata nk'iz'Abanyakigali mu izina rya Yesu. Amina. Abakirisitu, pasiteri nakubwira ngo hari iyi gahunda, ujye uvuga ngo ni pasiteri ubizemo nabi. Niba babwira ngo hari iyi gahunda, uzi kubyumva kuko nta ribu na polisi bibukwambika ipingu. Niba kubwira ngo ubigenze gutya, bamwe baterana abandi mu bireke, hanyuma nutangira kwatakwa na za ngabo zetiyi, ujye uzindukira mu materaniro. Vuga ngo gusenga ni kare, gukora ni kare, Imana ifite ibipande by'abakirisitu, nawe uzagukubita umubare. Izagukubita umubare, nukorera Imana uzaguka, urukwavu rwawe ruzavamo inkwavu, ingurube yawe izavamo ibigurube byinshi, inka yawe izabyara izindi, nuyereka umugi izakwereka umuca, ntuwirusha umubare ngo urahinguke zishatse byarumba. Ni Imana itanga imvura ntaho mwayikura. Umwami azabaha imbuto, umwami azabaha imirima, ariko umwami Imana niwe uzagusha imvura. Mwiyemere gake. Barangije bagira gute? Bararutwika. Hanyuma ndashaka kubabwira dusoza ukuntu tuguye kugura urundi. Vuga ngo haleluya. Haleluya! Imana itagira inyuro nk'izanjye, Imana itagira imibare nk'iyanjye, Imana igira imbabazi ziruta izanjye, Imana mwaje gutaramira mwafuramye, Imana wazinze tuje kureba ugakora ruriya rugendo, Imana wahaye uyu mwanya, Imana y'amahoro n'amasezerano, Imana ibitse ubuzima n'ubugingo,
yarahombye yaranyazwe. Haleluya. Uri muri iri teraniro ntabwo urakizwa, nawe urabizi neza. Ngira impano yo kwigisha, yo kwinginga, ndacyayisengera. Zamura ikiganza. Ndashaka umuntu uzamura mu manure mbanze mbabwire. Umuntu utarakizwa ni umuntu ukomeye watumye siga batanu abamaze iyi minsi kandi nkumva nta kibazo. Imana ngiye ngo nongere kwinde merita nayongeraho. Umuntu utarakira uyu mwana akaba azi ko atarakizwa, abiziranyeho n'umutima we, niwe shaka ko abanza. Ndahamagara abandi nyuma, gira gutya wowe utaramenya Yesu. Imana iguha umugisha mama, Imana ibaha umugisha. Abantu batarakizwa nibo shaka. Hanyuma ndashaka muhaguruka ariko abana bicare. Nimuhaguruke tubikore vuba. Ariko ikibabaje ni ukuntu wowe usigaye wicaye. Abarambuye ikiganza nibahaguruke, abana batoya bicare. Abana bato ariko abakobwa b'inkumi nibaze. Nimutere intambwe muze hano imbere. Ntabwo bino bintu ari iby'umuhango, bifite icyo bivuze. Tubikore twihuse. Nimuze muyore amahirwe yawe. Tubikore twihuse. Abana bicare. Umuntu wiyizi ko ari umwana. Ariko abantu bakuze basigaye baba aribo bazi. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Aba bantu bari kuza n'abatarakira Yesu, Imana ibaha umugisha. Ntacyo bitwaye